amen. Kumanywa izuba ntirizamuka, ijoro ukwezi banga kubona umukene akira, utazagira inzu muri Kigali, banga kubona umukene akira, utazagera ndetse n'imarabu. banga kubona umukene akira, utazagira inzu muri Kigali, banga kubona umukene akira. rema inkorera Imana ariko nuko Imana uzamfashe nkora n'ibigeragezo byinshi, abanyanga ni benshi, bakanyanga umukunzi wanjye Pamela. Koko Mana urabona kuko bizagenda gute ko ngusenga buri gihe mba ndi mu butayu, buri munsi mba naje kugusenga, wamfasha kuko ukampuza na sheri wanjye rwose, kuko mba mbona abanyanga ari benshi. Pame sheri amakuru sha yewe narakubuze, niko mvuye mu butayu hepfo haragusenga. Uvuye gusenga? Ko nakubuze se we Warambuze cyane mve ngo natuka tube mu nzira. Niko amakuru se nakuri narakubuze rwose kakubwira, reka nkubwire Pame rwose narakubuze kandi none se Pame bimeze bite cyane? Naraguhamagaye ndakubura, telefone yawe yagiye he? Telefone yanjye nyine barayibye, ariko nari ndi kugerageza uburyo kindi bushaka ukuntu nguhamagara, nari gutira telefone mama, noneho nkakuvugisha nyine uziko nari nkukumbura cyane kuri se n'ukuri Pame. Ahubwo ko nkubwira mbabarira, nari navuganye na muzehe turi kwa ko nyine ya gahunda yacu twazabikora ku Kinamba by'ubukwe, ahubwo twapanga umunsi umwe tukazaza kureba aho hantu tugategura ibya sare ahantu aho tuzakoraho tukabishyira kuri gahunda. umva hari ikibazo mfite muri iyi minsi kinkomereye. Hari umusore uri kungenda, uwo musore buri gihe duhuriye mu nzira aramfatirana ngo arankunda, akangendaho ngo ni umukire, ngo afite amafaranga, ngo afite inzu nziza, ngo ni gute ngo namwanga. Noneho duherutse guhura arambwira ngo ngomba kumukunda ngo mbishaka cyangwa se ngo ntabishaka, kuko ngo kunkunda ngo ni nk'itegeko. Umufitiye ubwoba uriya musore, sinzi ikintu kizamunkiza. Ariko Pame ntago nkunda, sinkukunda. Ni gute se uwo musore wamundutisha koko? Ariko Pame ko kuzi ko nta kumva ntagize ndara mu butayu senga, saba Imana nibura rwose kugira ngo ibintu byacu birangira amahoro. Uwo musore se akorana iki se waza ubwo se wabonye gukunda ku buryo uzamusengera amasengesho azahita kwanga burundu iminsi itatu? Urabona njyewe ntago mukunda sinanamukunda pe, nanabimubwenge yarambwiye ati nkunda, avuga ati njyewe ntago nkukunda, ariko nyine abangendaho yarambwiye ngo nzabyicuza, ngo umva ntago byoroshye kubisengera nyine tugasenga Imana. Kuwa gatanu reka tuzafata amasengesho y'iminsi itatu, sibyo? Tuzaze hano mu butayu dusenge turebe uko bigenda, Imana niyo izaduha icyo gukora. Gusa iyo gahunda yo nyine tugomba kubyitaho. Uwo musore nta kintu yakora hejuru y'Imana nta kindi gihari. Tamisha urakoze n'ukuri kandi Imana iguhumurishe. Noneho kubera ko nta telefone ufite, ureke tuzashaka ukuntu tuzabonana, tuzahura ariko nta kibazo. Kuwa gatanu nsibaza gusenga hano mu butayu. Kuwa gatanu nuza mu butayu tuzabonana, ubundi dupange gahunda uko imeze, sibyo? Nta kibazo. Urakoze cyane. Sheri bye. Sheri nawe. Sheri bye. Tuzasubira. Bye. Imana ikurinde. Awa. Yo mani, dore nguriya ngo waraje. Umva se mwana mwe,
nese ubundi mwana wabanza nkanyenyera kuri iki cyana. Ako mwana boss yarihaye mwana. Cyana ariho neza waru. Turakimushyira. Wabanza nkagikomfirima nkumva n'ukuntu kimeze ubundi urabona atari sawa. Sinari mwana boss se ubundi yabimenye. Nta nuzi naha. umukene akira banga kubona umukene akira Bakintu baraducitse. Subaringiye mwana. Usu turabigenza dute mwana na fanse twari. Ese nyine ndabizi ahubwo fanse yarayiturutse wakira. Budushkwiriye kuva nta mwana usubaringiye Ntayo ntumbaza ahubwo se dushaka ahantu tujya kwibera. Sha twigire igisenyi mwana. Ahubwo reka twigendere wakira. banga kubona umukene akira banga kubona umukene akira nta kibazo rwose buriya tuzahura iyo munsi tuwundi disi muhise mungoho rwose mwihuta mwari muje kundeba umugambi wanjye kuba mwawutunganyije ubwo family yaducitse boss. urambwiye ngo yagize ate Yaducitse boss. Yaducitse boss. ngo yagize gute Yaducitse boss. banga kubona umukene akira banga kubona umukene akira ako rero usanga kiba cyarahita nayarimo pe asha nibajyana ariko nzahura nabo byanoga sha byanga byanoga nzahura nabo nzahura nabo kumbwira ngo ngiye ngo yabananiye ibi ntabwo nabyumva yabananiye yabananiye pamela abananira piko gihorera ndabona mwana igisenyi neza nta nubwo azanatubona uramuswera Ako mana hari igihe muka weekend abakire bahatemberera shaka kwitwara neza nyine ahubwo uzajya iguma mu nzu wacu atazatubwira ntabwo nziraburiza mwana ngo niteze muri abo faranga bwiwe atazabuturusha ntabwo mwana reba ariya mafaranga ashize kuriya nta n'inzu nubatse mu mwana nese ujye wabyihoreye mana tuyanywereye inzoga ibiwidi biki byose wabyihoreye nanjye ko nikumye bikandenga nkarara mu mabare wakintu kubera buriya mwana kuba ayo mafaranga ashize nta n'ikintu si ikibazo cyo birarenze mwana ahubwo ni ukuba mu nzu ntiwigaragaza atazagufata ari amafaranga njyewe namufashe namucakiye ariko wowe ntiwanafatira cyihorere sha uzi imigeri yateraga nk'iyi hasi uriya mukobwa kumenya gute mwana ngiye mufite nkwereke kundu yangize wakintu warebye to reba ibintu byose ane umukobwa akagutera umugeri mwana ntukamena amani ntukamufate ngo mugererane n'izindi nkobwa zose ubona wakintu mwana burangiye namugucakire nzi ko urahita ubisoza cyihorere sha uzi umugeri yankubise umugeri nk'uwe nka wakintu wari wabona nk'itera umugeri mwana biriya bintu ntabwo ari cyihorere sha ujye umureba unamutinya ahubwo buriya barambabanje kuba utaramwemeje mwana njye namugucakira ariko ntugire icyo ukora nese ninjye wari wanze uriya muzigo wakintu mwana agenda mwana sha birekeye mwana ubu ngubu si wegera ibintu kimuzana mwana ariko mwana njye ntabwo njye mbyumva mwana